Kanongere ngusuhuze inshuti yanjye udahwema kurikirana ibiganiro bitambukira hano kuri Ndi Umutsinzi TV. Uko bimenyereye ni njyewe Evangeliste Robert Victor ugiye kubana. Uyu munsi rero tugiye gukurikirana inyigisho nziza y'uburyo twakwizera ijambo ry'Imana. Ese kwizera ijambo ry'Imana ni iki? Cyangwa kwizera ibyanditswe ni iki? Kwizera ibyanditswe ni ukumenya udashidikanya mu mutima wawe, ni ukwemera, ni ukumenya ukemera udashidikanyije mu mutima wawe ko ibyo Imana yandikishije byose ari iby'ukuri, kandi rwose ko bishoboye kuba byaguha ukuri kuzuye 100%. Ikibazo abantu benshi bafite ni kimwe: iyo umubwiye ibyanditswe yumva yuko umuyobeje. Bitewe n'iki? Nuko nta kwizera afite. Ashaka ko umubwira ibyanditswe bihuje n'uko we yiyumvira, cyangwa bihuje n'irari rye, bihuje n'uko ashaka kumva. Mu by'ukuri kubera ko Satani yaritse mu bantu cyane, biragoye cyane ko iyo ubwiye umuntu inyigisho ivuga ko ashobora kuba yahinduka umwere, yahinduka umukiranutsi bidaciye mu ko yakoze neza, biragoye cyane kugira ngo abyakire. Ariko kandi abantu bose bakunda kuvuga ngo Imana igira ubuntu, ngo Imana igira imbabazi, igira ibambe, kandi bakavuga ngo Imana iraguha ntabwo mugura, kandi bakavuga ngo Imana ntirobanura ku butoni. Ariko se koko niba Imana iguha mutagura, ni gute wumva yuko uramutse wakoze ibyiza hanyuma ikaguhemba ijuru mutaba muguze? Niba se Imana itarobanura ku butoni, ni gute wumva ko wowe uramutse ukoze ibyiza ikwemera, uwakoze nabi ikamwanga, hanyuma ukumva ko itaba irobanuye ku butoni gute? Rwose inshuti yanjye, ushobora kuba utekereza byinshi ku bigendanye n'uko abantu bakizwanya umutima, ukagushuka yuko ushobora gukizwa n'imirimo myiza. Imirimo myiza nta muntu yakijije. Muri Bibiliya ducunze tukareba, tukiga neza uburyo intwari zo kwizera zabayeho, uburyo abakurambere bacu bo kwizera babayeho, ntabwo wasanga hari n'umwe wakoraga neza 100%. Ugendeye kuri Abraham sokuruza wacu wo kwizera, tubona ibyaha yagiye akora. Tubona ko yacuruje umugore we nka mushiki we. Yamucuruje gute? Yabeshye umwami wa Egiputa yuko atari umugore we ahubwo ari mushiki we. Bituma bamuha inkwano, bamuha amafaranga, bamuha amafeza, bamuha izahabu, bamuha ubutunzi bwinshi, bamuha ibintu byinshi cyane nk'inkwano. Birangira amugarukanye, bigaragaze ko yari amucuruje nyine. Iyo urebye Dawidi ibyaha yakoze, murabizi ko yafashe umugore w'abandi w'umusirikare we, umugore witwa muka Uriya, cyangwa se umugore wa Uriya umusirikare we, akamusambanya, bikaza kurangira ashatse no kuzibangataho icyaha, yica umugabo we. Ibyo byose Imana ntabwo yigeze ivuga ngo aba bantu kuko bakoze bino byaha ngo reka ngo mbime ubukiranutsi cyangwa ubutungane nari nabahaye mbubambure. Ntabwo Imana yigeze ibikora. Byari kubera iki byanditswe rero? Byari kugira ngo bizatwigishe yuko Imana idatanga ubutungane igendeye ku mirimo myiza, itagira abantu intungane igendeye ku mirimo myiza, ahubwo Imana igira abantu intungane igendeye ku rukundo rwayo, ku buntu bwayo, ku butware bwayo, cyangwa se ku bw'ijambo ryayo ikubwira nk'isezerano. Hari isezerano rero, hari indahiro yari yarahiriye Aburahamu.
rero Imana uyu munsi nabwo niko ikibigenza, ntabwo yigeze ihinduka. Nkunda ijambo rivuga ngo uko yari ari kera niko ari, ni nako azahora iteka ryose, kandi ngo ntagira agacucu ko guhinduka, ahora ari umwe. Ukuvuga ngo Imana wo mu isezerano rya kera ni nayo Mana wo mu isezerano rishya. Kubera icyo ariyo Mana wo mu isezerano rishya? Kera, kuva kera Imana yavugaga ko umuntu kugira ngo akizwe icyaha ari uko atanga igitambo gikuraho icyaha yakoze. Ntabwo Imana yigeze ivuga ngo ntimuzakore icyaha, ngo nimugikora nzahita mbarimbura, ahubwo yaravuze ngo nimugikora mujye mutanga igitambo gipfe mu mwanya wanyu. Bivuga iki rero? Bivuge ko na n'uyu munsi mu isezerano rishya impamvu abantu dukira si uko tudakora ibyaha. Mujye mutekereza neza iki kintu. Niyo mpamvu Imana yari yarabwiye abantu gutamba ibitambo by'ibyaha, ni uko yari ibizi neza 100% ko batazigera bareka gukora ibyaha, ahubwo bajye babikora, batambe igitambo gikuraho urubanza rw'ibyo byaha. Rero ntabwo byarekeye aho, n'uyu munsi muri isezerano rishya naho niko bimeze. Hari igitambo gikuraho ibyaha, ariko icyo gitambo aho bitandukaniye, twebwe ntabwo ari twe twakitanze, ntabwo kiva kuri twebwe, ahubwo umuremyi wacu Imana Data niyo yarebye yuko dukwiye gukizwa umujinya wayo, ibona ko icyatuma dukizwa n'uwo mujinya ari igitambo ishobora kudushakira ikakidutambira. Haleluya! Nk'umubyeyi wacu. Kera Yobu abana be babaga bakoze ibirori, akibwira yuko hari bakoze ibyaha, akigira inama yo kubatambira ibitambo, kuvuga ati niba bakoze n'ibyaha bivanweho n'iki gitambo. Natwe rero Yobu yarahagarariye Imana. Buriya natwe uyu munsi icyaha cyacu ntabwo ari twe twabyitambira, ahubwo yo ubwayo nk'umubyeyi niyo yatambiye icyaha cyacu kugira ngo kivanweho burundu, kugira ngo urubanza rwacyo ruveho, kugira ngo tutazarimburwa nacyo. Hanyuma rero ibyanditswe biravuga ngo nzi neza yuko icyo Imana ikoze igikora by'iteka. Icyo cyanditswe kiri mu mubwiriza, nzi yuko icyo Imana ikoze igikora by'iteka. Hanyuma rero twebwe cyangwa se abantu bari barabwiye kujya batamba ibitambo, ariko bakabitamba buri gihe uko umwaka utashye, nk'uko Abaheburayo igice cya 10 habivuga. Gisome igice cya 10 umurongo wa mbere. Babwirwaga yuko bazabahora babitamba uko umwaka utaje kugira ngo bakureho cyangwa bavaneho ibyaha bakoze. Ariko igitangaje mu by'ukuri ngo bo nubwo babitambaga ntago babaga bavanyeho ibyo byaha burundu. Ibyanditswe biravuga ngo iyo biza kuba ibyo bitambo byaravanyeho ibyaha burundu, ntibaba baroreye kubitamba se? Bari kubikora rimwe bikaba birahagije, ibyaha bikaba bivuyeho. Ariko ngo bahoraga bibutswa ibyaha byabo ku mwaka utashye. Bivuge ngo ku mwaka utashye bibwiraga ko ari abanyabyaha, ntago babaga bafite umutima mwiza. Bivuge ngo biriya bitambo babaga berekeje aho bajya kubitambira, bakavuga ngo impamvu tubitambye nuko turi abanyabyaha, nuko tugomba kurimbuka n'ubusanzwe. Hanyuma Imana ibona ko ibyo bintu bidakuraho abantu ibyaha by'iteka. Ubundi Imana urebe ukundi dufite, irashaka ko tutimenyaho icyaha. Hano mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 2 avuga ngo iyo bibasha ntibaba baroreye kubitamba, ngo kuko abasenga baba barejejwe rwose, bakaba bafite umutima utiyiziho icyaha. Bivuge ko rero Imana yifuzaga ko umwana wayo abaho adatekereza ko hari n'icyaha kimuriho. So rero igihe tambaga Kristo Yesu, n'ubundi hano yaravuze ngo ibitambo by'amapfizi n'intama n'ibiki ngo ntiwabishatse, ngo ntiwabishimye, ngo ahubwo wanyiteguriye umubiri. Uwo muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri njye ngo dore nzanywe no gukora ibyo ushaka, akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubeshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa
ngo bibe bihagije iteka. Bivuge ko Imana yashatse ko twezwa inshuro imwe gusa bikaba bihagije by'iteka. Abaheburayo